Gako wenda kubona umusaruro urimo kuboneka mukeya muri Rayon Sport bihura wenda n'ibibazo bivugwa muri equipe yanyu ubere n'umuyobozi ibintu bijyanye cyane n'ishyamba. Fred Nyemera tuganire kuri iki kintu cyitwa ishyamba muri Rayon Sport ari komite mwasimbuye na komite iri hungubu bivugwa ko zitabanye neza hakaba ariho n'ikibazo cyuko bamwe bashobora kuba bagambanira abandi bimeze bite tubwire uko bihagaze kuri ubu ngubu n'amakuru muhama mufiteho. Nakubeshye jewe ninjira muri Rayon Sport ubundi mu kwinjira nyirizina muri komite ninjiye muri komite ya Gacinya ngezemo nari mfitemo ama projet menshi ko nicyo gihe nari nshinzwe umutungo nkorana n'umusore witwa Davis yari ari we shinzwe marketing ariko ndibuka umuntu wa mbere nabwiye wa muri Amerika mubwiye imishinga mfite yarambwiye ati ntuzayigeraho kubera ishyamba ariko iryo shyamba nanjye uko ndyumva ntirigira biro ntirigira ahantu ryicaye ntushobora kuvuga ngo ishyamba ni imvugo buri gerane nabonye muri Rayon Sport ndagenda ndasezera mva muri komite ndongera ejo bundi ndagaruka muvunya nsabye ko twafatanya ndaza ndatorwa ndongera njyamo nsanga none no kwa muvunye nawo uzanga hanze aho ishyamba rivugwa ngewe ntakubeshye ishyamba numva ari ni ikintu numva sinakubwira ngo kibaho sinza aho kiba sinzi ni ibintu numva cyakora twagize amahirwe ko Jarambere Gatare ubu ni umuntu twabangiye nanamugera muri komite ya Gacinya yari yatorewe icyo gihe kuba ari we wari ushinzwe media n'ubu uyu munsi ngarutse nasanzwe nanone nibo bashinzwe media na communication ku buryo rero uyu munsi wenda naze kuvuga nk'uri mu kazi ki wavuge nk'umureyo ariko yenda yaranduje niba hari aho ari izi namusaba kamfasha ariko ngiye kubwanjye nabubwira nk'umuyobozi wungirije wa Rayon Sport ko ishyamba ntabwo ndizi nta niryo mbona. Urakoze cyane hanyuma ni Jarambere Gatare Fred akomeje ku kintu cyitwa ishyamba urebye yabaye nk'uvuga ko ushobora kuba umushangira ngo experience muri Rayon Sport cyane mu buyobozi cyane no kumva hirya no hino wowe wayi n'umunyamakuru ikintu kijyanye n'ishyamba rivuga muri Rayon Sport urumva Fred babashe kuvuga ko hari icyo wabumurushaho kubimenya kuri ubu ngubu ukurebye nk'umunyamakuru nk'umuntu maze igihe kinini cyane muri Rayon Sport ubona ishyamba koko rigere bo muri Rayon Sport cyangwa se uburira hari rikunze kubaho mu magambo ariko nkuko president yabivugaga wajya kurishaka mu bikorwa ukaribura nahoze ntera urwenya n'abantu twahoranye vuga nariko iyo bavuga ngo Rayon Sport ifite ishyamba iramutse ifite ubutaka cyangwa espace yagize ikibuga ko ari cyo mbona kihangayikishije kurusha ibindi byari byo byose ni ibintu rero by'amagambo byakunze kuvugwa kuva namenye Rayon Sport ayo mashyamba yakunze kuvugwa ariko wajye kureba ugasanga urigize ninde uriyoboye ninde akorera hehe yitwa nde ugasanga nta biriho gusa ahubwo nge mbona ikintu cy'abantu benshi igikunze kugira utuntu nk'utwo ngutwo kuba rero hafatwa icyemezo runaka Gatare ntakishimire na Fuadi ntabwo nabona ishyamba rigizwe n'igiti kimwe ntabwo nabona ishyamba rigizwe n'igiti kimwe